Ikaze kandi ibihe byiza aho uherereye hose haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mu bihugu by'abaturanyi Burundi, Tanzania, Uganda ndetse n'ibindi byose, aho waba uherereye hose nyine nguhaye ikaze wowe utangiye kumva kino kiganiro cyanjye. Njye Nditsemana Jean Bosco, naho iyi channel ni Kamutoki TV niyo kugezaho inkuru za buri munsi ziba ziri kubica bigacika hirya no hino ku isi. Iyi niyo channel ya mbere itangaza amakuru agezweho kandi mashyashya vuba akiba, ako kanya duhita tuyakugezaho. Nimba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, nakugira inama yo gukanda subscribe ku kajambo k'iburyo kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu zita kuri uyu murongo wacu wa Kamutoki TV, ugakanda na notification kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari inkuru igezeho. Yes, tudatinze cyane rero, iyi nkuru ngiye kukugezaho ni inkuru y'umugabo. Murabona ko ni umugabo ukuze watawe muri yombi. Nituvuga yombi nyine ubwo y'abashinzwe umutekano. Ubugenzacyaha RIB rero bwafunze uyu musore akurikiranyweho icyaha cyo kwigamba amagambo yashigishe imitima y'abahoze bakunda Pastor Theogene. Iyi nkuru yose rero ndaza kuyivimuza nyigusobanurire neza, ariko tutaragera kuri iyi nkuru mu ncamake zayo, reka nkubwire amwe mu makosa abantu bajya bakora bakijandika mu bintu batazi ndetse n'impamvu ibitera, kugira ngo abantu bisange bakoze amakosa nk'aya ngaya, kugira ngo nawe nimba uri umwe mu bajya baca muri zino nzira bitazakugonga nawe ukisanga uri mu nkuta ndende cyane. Yes, rero abantu benshi bakunze gukoresha urubuga rwa YouTube ni bamwe mu baba bazi yuko uru rubuga rushobora kuzabakiza cyangwa se rugatanga amafaranga y'igisubizo ku buzima bwabo, aho abenshi bagera kuri runo rubuga bakabona ibyo bari gukora ntibirebwa, kandi kugira ngo YouTube iguhereze amafaranga bisaba kuba waribwe n'abantu benshi. Ibi rero bituma bamwe mu bantu bakoresha runo rubuga bakora bimwe mu bijyanye n'ibinyuranyije n'amategeko kugira ngo babashe kubona ibikurura abantu cyangwa se ibyo abantu bareba. Nimba umuntu yatinyuka kuvuga umuntu ukomeye kubera yuko azi yuko amuvuze uwo muntu ibyo byo babireba, ugasanga yadukiriye wa muntu kugira ngo amuvuge, akunde arebwe n'abantu benshi, asarure aya mafaranga. Ni bya bindi nyine bavuga ko ari ugushakira amafaranga ahantu hadakwiye cyangwa se ahabi. Ugasanga rero abantu bakoze video, turabizi hari nk'abakobwa, hari amacano menshi. Mu minsi ishize RIB yavugaga yuko izi cano zishobora kuzanagurwa kuri YouTube bitewe n'ibiganiro cyangwa se ibyo zino cano zitambutsaho. Namwe mu macano atambutsaho amakuru y'urukozasoni cyangwa se video z'urukozasoni, ariko ntabwo ari za zindi zikabije muzi nka pornography, ahubwo ni video nyine zindi ziba zivuga ibishego cyangwa se video zidafite icyo zigisha ku bijyanye n'abareba zino video. Ibi rero YouTube cyangwa se ubugenzacyaha RIB bwari bwamaganiye kure, bunaburira abantu bakora bino bintu ko bashobora kuzisanga bari mu nkuta ndende mu gihe baba bakomeje gukora bino bintu, cyane yuko umuyoboro wa YouTube cyangwa se urubuga rwa YouTube ari ihuriro ry'abantu benshi bitarebeye ku myaka. Umwana ashobora kuba yafata telefoni akajya ku rubuga rwa YouTube akareba amakuru. Rero niyo mpamvu YouTube ihora yamagana, bitewe n'umuco w'u Rwanda cyangwa se wa Minisiteri y'u Rwanda, bihora yamagana nyine abakangiza umuco wacu, kugira ngo hatazajyaho abana bakabona amavideo y'urukozasoni cyangwa se akumva muri kuvuga amagambo mabi, bityo bikangiza urubyiruko rw'ejo hazaza. Ibi ngibi rero abantu benshi nibyo bisangamo. Zimwe mu mbuga zikunze gufungirwaho abantu batangaje amwe mu makuru mabi cyangwa se bashyize hanze amafoto y'urukozasoni, mu mbuga zikurikiranwa cyane n'ubuyobozi kugira ngo burebe neza nimba hazamo ibyo bintu. Akenshi bakunze gucungira, njya kukubwira imbuga zigera kuri enye zikunze gukoreshwa muri buno buryo, ndetse izo mbuga zikaba ziri mu zigendwaho cyane n'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bukurikirane benshi bakunze gukoresha izi mbuga mu buryo budakwiriye. Urubuga rwa mbere ruza ku mwanya wa mbere ni Facebook,
aho urubuga rwa Facebook rupostingwaho amafoto menshi y'urukozasoni ndetse hakandikwaho amagambo mabi ndetse hakavugirwaho ibintu bitari byiza. Uru rubuga ni rumwe mu rubuga rwa mbere rutangaza aya mafoto cyangwa se rubaho abantu bakunze gupostinga aya mafoto. Uru rubuga rero ruri mu mbuga RIB igendaho cyane, ireba cyane abarukoresha. Ku mwanya wa kabiri turahasanga urubuga rwa Instagram. Instagram ni rumwe mu rubuga ruhuriwemo abahanzi, abasitari, abayobozi ndetse n'abantu benshi cyane bakoresha izi mbuga za Instagram, zaba abanyamakuru, abantu benshi b'abasitari uzi bagira Instagram. Uru rero narwo ni rumwe mu rubuga rwitabwaho cyane n'ubugenzacyaha RIB mu rwego rwo gucunga neza nimba nawe ukoresha runo rubuga mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se mu buryo bunyuranyije n'umuco wacu w'u Rwanda. Uru rubuga narwo rwitabwaho cyane rero n'ubugenzacyaha RIB. Aha gatatu ari naho hakomeye cyane hamaze gufungisha abantu benshi cyane ni urubuga rwa YouTube. YouTube ni rumwe mu rubuga rukoreshwa n'abantu benshi kuko runo rubuga nta mupaka rugira. Buri muntu wese ushatse kurufungura akarukoresha, ariko kuzuza ibisabwa kugira ngo ubashe kubona amafaranga yarwo ni ibintu bigoranye cyane. Ni mu gihe muri uyu mwaka wa 2024-2023 umubare w'abantu benshi mu Rwanda bakoresha urubuga rwa YouTube ari wiyongereye cyane ndetse ukikuba inshuro nyinshi cyane zisaga 3,000 mu bijyanye no gukoresha urubuga rwa YouTube. Ni mu gihe kandi urubuga rwa YouTube abiyongereyeho umubare wenshi ari umubare w'urubyiruko, aribo biganje cyane mu kwishora muri buno buryo bwo gukoresha imbuga za murandasi. Abenshi mu rubyiruko rero bitewe n'irari ry'amafaranga baba bafite, bakaba bakoresha zino mbuga mu buryo butandukanye cyangwa se butemeranywa n'ubujyanye na minisiteri yacu cyangwa se n'ibijyanye na minisiteri y'umuco wacu. Ibyo ngibyo rero ubugenzacyaha RIB bukaba bwarabihagurukiye mu rwego rwo kugira ngo bukomeze kwimakaza umuco w'igihugu cy'u Rwanda. Urubuga rwa YouTube rero ni rumwe mu rwafungiweho abantu benshi barukoresheje mu buryo bunyuranyije n'amategeko yarwo cyangwa se n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri rusange mu Rwanda. Uyu musore rero ejo watangaje amakuru avuga yuko ngo yaba yaragize uruhare mu iyicwa ry'umupasiteri Theogene. Akomeza kuvuga inkuru avuga yuko ngo ashobora kuba yaranyweye ngo amaraso ya Theogene. Ni umusore waze avuga amagambo mabi akomeretsa bamwe mu bahoze bakunda Theogene cyangwa se mu bahoze bafana Pastor Theogene. Ibi ngibi ubugenzacyaha RIB bukimara kubyumva ntabwo bwicaye, bwahise bukurikirana ndetse bunata muri yombi byihuse uyu musore wavuze aya magambo. Si uyu gusa, n'abandi benshi bagiye bafungwa, yaba bamwe mu bakinisha abana amakomedi, ariko aba bana bagakina mu buryo butari ubwo kwereka ishusho nziza abandi bana bagenzi babo, bakabakinisha ibijyanye n'ibitutsi ndetse banasuzugura. Aba bose bagiye batabwa muri yombi n'ubugenzacyaha RIB bakurikiranyeho ibi bintu byo kwangiza umuco w'igihugu cy'u Rwanda. RIB rero ikomeza iburira buri wese, urubyiruko, abagore, abakobwa, abagabo ndetse muri rusange abantu bose bakoresha imbuga za murandasi kutijandika mu bikorwa binyuranyije n'amategeko ndetse no kubahiriza umuco w'igihugu cy'u Rwanda mu byo bakora byose mu kwimakaza umuco wacu. RIB igakomeza ivuga yuko abantu bose bazatandukira aya mategeko yose nyine. Rero waba ukoze amafuti nk'aya ngaya cyangwa se ugakora ibitandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'umuco wacyo, ahangaha ugomba gukurikiranwa ndetse ukanahanwa cyane. Nanjye rero nkomeza mburira abantu bakora amavideo ku mbuga za YouTube kutijandika mu biganiro nk'ibyo ngibyo kugira ngo mubashe kurongera muri views cyangwa se mubashe kubona abakurikira ibintu byanyu cyangwa se mubonera inyungu mu gusebya cyangwa mu guharabika cyangwa se gushyira hanze ubusa bwanyu kugira ngo mukunde muronke mubone amafaranga. Aho ntago ari byo bintu bitanga amafaranga gusa, iyo bimwe byanze ukora ibindi, ariko wikora ibibi kugira ngo ukunde wunguke. RIB rero ikomeza kuvuga yuko uwo ari we wese uzakora kino kintu itazigera imubabarira, azafata agahanwa. Mukomeze kugira ibihe byiza.